nshaka kubagurira akantu nta kibazo. Nibwo ubwo twanahise nambara igitenge, maze kwambara igitenge ajya kugura byere hepfo iriya. Ubwo nambaye n'ibitenge binane gasane no kurusha n'intambwe n'umuntu w'umugabo. Nibwo kumva numva ikintu arakinkubise, nibwo bambwiye ngo ni Nyundo yaje ari yambariyeho gutyo. Ubwo nabonye akazi kuyede nikora n'uburayi. Arabango n'ubundi ko biragenda kose ngenda bica ni mu mutamaye amafaranga yanjye. Nayo nanashyira n'ubwenge kujya bamugana ibuka n'ahantu hananywereye, ibuka n'ahantu byagenje gute nayo. Noneho akijye gusimbuka hano ndamufasha ndakura nti urica umuntu warangiza ugashaka kwirukana. Aha ngaha turi ni mu mudugudu wa Nyakarambi, akagari ka Gitaraga, umurenge wa Masaka. Hari inkuru ivuga ko ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu ejo ku cyumweru ku gicamunsi yakubise umuturage Nyundo bapfa amafaranga. Ni inkuru tujye gukurikirana abaturage barizo kutubwira byinshi. Hano turi ni mu mudugudu wa Nyakarambi, akagari ka Gitaraga, umurenge wa Masaka. Hano turi mu rugo rwande. Hano turi kwande kwa Mutesi Elizabeth. Mutesi Elizabeth turabona ufite ibipfuko. Tubwira ikibazo cyawe buryo giteye. Kuko mfite ku mutwe ejo bundi ku cyumweru umugabo yaje hano ngo bamwita Fande, ubutuye hano haruguru. Aza saa 8 z'ijoro. Araza arakomanga, akomanze ndabaza urashaka kandi ati nshaka umugore wa komisioneri bita Mama Buduru. Ubwo nyine nibwo nabyukije Mama Buduru ahita avuga ngo shaka yari yanasinze pe ati nshaka kubagurira akantu nta kibazo. Nibwo ubwo twanahise nambara igitenge, maze kwambara igitenge ajya kugura byere hepfo iriya. Atugura burese byere iti ndavuga njyawe amasaha yagiye yakabari reka tujye ndatashye. Turazamuka tugeze hano mutaga Mama Buduru dukeneye kuryama turakinga. Aravuga ati mukakinga mungure n'akantu. Ndabwa na amasaha yagiye taha dore urugo rwawe ni hano haruguru ni hafi taha ujye mu rugo. Nuko kugira ngo atahe yumve ko tumubwiye ko amasaha ari mu rugo rwari hafi, niko kwadukera dirishya abararimenaguye, ibiro byose arimenagura ejo byagiye mwe ejo nabimenaguye. Uvuze ko mwabanje gusangira akagereze agataha yagarutse hano. Yamenagiye ibirahure mwafaga iki? Twari twanze kumukingurira. Ubusanzwe muri inshuti? Mwamenye ngute kurya ajya kubagurira inzoga? Kugura inzoga yabundi yaje yitwaza ngo uyu ngo aramuzi ngo umugore wa komisioneri, ariko akaye n'umuturanyi hano haruguru. None ibyo bipfuko byaje kuza gute? Ibipfuko rero ejo nyamaze kumenagura ibirahure aragenda, ariko akavuga ngo hari amafaranga ngo 80 ngo twamutwaye. Ndabwo amafaranga 80 twagutwaye ko nagukoze mu ipantaro ko nawe uticaye no munzu ngo n'umuntu nagutwaye amafaranga 80 twagutwaye nayaye. Ibu byo rabireka arijuju tati mutwa amafaranga 80 arijuju taratagenda. Mu gitondo nibwo yaje abwira mama aramubwira ati munyingingire bari abagore bamfite amafaranga ngi 80. Ubwo wenda uravuze watangiye tubwira ku cyumweru tugiye mu gitondo. Mu gitondo ejo gatandatu cyane ku cyumweru. Byabaye ku wa gatandatu. Agaruka ejo ku cyumweru mu gitondo. Araje nibwo yabwiye amatimwa nginge bari abagore bakama amafaranga nge ko bayafite ati basi nimba nana batanafite bakambwira ahantu nabanjirije. Nibwo twaje hano abimbaye ndambwira twahoye wasinze ntago tuza ahantu wabanjirije. Ubwo arisi bati aravuga ati mwambabare mukama amafaranga nimba muyafite ko ndi umuturanye ntari birya nambwa ni nayo mfite. Ubwo aragenda agiye nyuma. Nibwo nyuma ubwo urabona ubwo abantu bagenda begisira bavuga ibyo biboneye. Bwa kabiri rongera agaruka mu masaha 5 ku manywa yihangu. Nabwo azana Nyundo yansanze hano nabwo magaze nibera hano mu rugo ndi kuri telefoni nabwo agiye kuyinkubita. Abantu barayimwaka. Ahita bambwira ati va mu nzira wigendere urambwa ashaka ko kwabuza amafaranga agize ate yataye umutwe. Nahise muhunganigira kwicara hirya kuri mugenzi wanjye kugira ngo nanga amahoro. Nanirirwayo pe nanaje ni mugoroba. Je ni mugoroba ngeze hano ubwo bumva nyina bagenda baherekana amakuru z'ubwo bamubwira ati wa mugore yaje niko kuzamuka nari magaze hano mu mbuga nabano bari bahari. Ubwo yaje ngo bampa amafaranga yanjye ndamuhunga ndigenda ndanirukanka nkurikiza inyuma no kwita nirukanse ngeze hariya nibwo n'ubundi urabona se twari sinwa nubwo nambaye n'ibitenge binane gasane no kurusha n'intambwe n'umuntu w'umugabo. Nibwo kumva numva ikintu arakinkubise nibwo bambwiye ngo ni Nyundo yaje ari yambariyeho gutyo. Ese gundi usanzwe wa komando akora iki?
ubundi ni umutekano wacu muri uwo mudugudu. Mwebwe se ubuzima musanzwe mukora iki? Ubundi njyewe nari mfite umugabo mbivamo nako umuganje baramufunga, bamaze kumufunga ubwo nabonye akazi ku Eden ikora n'uburaya. Wenda iyo uvuze ngo ukora uburaya, ese uhasanga ayo mafaranga wenda ataraburiye hanga, cyane cyane ko hari amakuru twamenye ko hari ibihumbi 28 mwari mwemeye kumuha, ibyo bintu byabayeho? Ibyo bya 28 nibyo nanavuze bamamagaye, ndavuga nibyo bya 28 banayahana sinanabizi no byanavugiwe. Ibwo nagezo ndavuga ati mugende mufate nyirubwite ubundi mureke kugenda mufata amakuru muyashiraho ngo nuko mwese mutuye muri za kavukire ngo namupanga uzagira ijambo. Iyo uvuze ngo bajye kubaza nyirubwite urashaka kuvuga nde? Nyine uwo fando wankomerekeje agende nababwira ko ngiye Mutesi ngiye namubwaga ngo ngusubize amafaranga ngenda yamuha. None ubu ngubu ikibazo cyawe kigeze hehe, bimeze gute, witabajije inzego? Ubu ngubu mvuye kwa ko bamufashe, mvuye kuri polisi nyine babwo bari bagiye kumbaza amakuru ukuntu byagenze, musize muri gihe nyine bari muri gereza arafunzwe. Kuva rero bamufatana n'isanje namubonye. Harya tuvuge ko witwa nde? Nitwa Mutesi Elizabeth. Nitwa Nyangenda Beatrice. Ukuvuga ukuntu yaraje arakomanga bwa mbere. Ari kuwakanga icyo gihe? Kuwa gatandatu ninjoro nka 8:00. Aravanga arashaka Mukastarabag. Ndasohoka. Niwe bita Mukastarabag? Ndasohoka. Aravuga ati ngewe ndashaka kubagura icupa kuko narasohotse n'uyu ngo ahita nkurikira. Turagenda tujya hano hepfo. Agura skoro nini. Agura icupa rya Primus, n'uriya mugurira icupa rya Primus. Turaza twicara hano hanze. Igihe cyo kuryama kiragera ndababwira n'igihe tugiye kuryama burije. N'uyu ngo aravuga ati nta kibazo tujye mu nzu. Komanda aravuga ngo nk'abantu nguri icupa ngo ntabwo mushobora kugenda ngo nageze mu nzu. Turakinga tujya mu nzu tugira ngo komanda yagiye. Hashize umwanya arakumya arakomanga. Turamuga ngo twaryamye. Nungiye kumva numva ibirahure ngo pi. Kwinuza numva ibirahure biramenetse. Uri kubyumva ubwahita nibyo nzi nta kindi cya kabiri nzi. Ibyo gukubitwa inyundo se ntabyo ntago nari impari. Warabyumvishe ntago nari impari. Amafaranga se komanda avuga ko mwamutwara nayo ntanda yo gukubita mugenzi wawe inyundo ntayuzi? Ntayo nzi. Bari amakuru avuga ko hari ibihumbi 28 ngo mwari mwemeye kumuhereza. Oya n'ibipapirano ntago byabaye. Bande witwa nde? Niyonsaba Diedone. Yego Niyonsaba. Amakuru nzi ngewe natanga nzi neza ko uriya mugabo yagezemo yazanye na Mutesi mu masaha 4 z'ijoro. Barangije arabasengera bigeze mu masaha 10 y'igitondo. Ngiye kumva uwo mugabo aravuga ngo ngiye amafaranga ndi kubura byari 80. Ngo ntabwo mwaha amafaranga yanjye. Barangije abangu na amafaranga tuzi nayo ngo nayo yankwereke n'ayandi mafaranga tuzi. Arangije aravuga ahita yahereza uriya mugore uyu mudamu Mama Budure ngo mbara aya mafaranga ateye n'ibihumbi 80 byuzuye. Arangije aravuga ngo ndi kubona 23. Uwo mugabo arangije aravuga ngiye n'ubundi sinasohoka amafaranga yanjye mugomba kuyama. Mwamutayamaye haraga umuntu. Icyakurikiyeho nagiye kumva ngiye batangiye kurwanira mu nzu. Njye kumva umwe baramusohoye, uyu mudamu baramusohoye amushira hanze. Mu kumushira hanze n'umuntu aragenda, uwo mugabo ahita amanuka yivuba atarabanga n'ubundi uko mubigenjeje n'ubundi nzagaruka amafaranga bigomba kuyama, waba utayamaye nkakwica. Hakurikiyeho kanjye kumva ibihe biramenaguritse. Umuntu nawe nzi ko wamenye ibirahure n'uyu mudamu. Mutesi niwe wamenye ibirahure? Kandi yavuze ko ari komanda wabimenye? Ngiye nagiye kumva ibintu bimeze nk'amacupa y'ikubiteye ku birahure. Mama Abdul wari uharira ibirahure byamwe nande? Ibirahure byamwe na komanda ari inyuma. Kandi yavuga ko ari Mutesi wabimenye? Ngiye ko nabyumvaga ndyamye. Ntabwo uzuba wumvaga ibirahure bimeneka. Arabango n'ubundi ko biragenda kose ngenda bica nimwe mutamaye amafaranga yanjye. Hashize akanya njye kumva aragiye arabango Mutesi yahamagara Chayimana umutwara sibo. Aravuga ngo ko hari umugabo waduteye ngo ntabwo waza ukadutabara. Njye kumva arahageze
muri ako kanya uwo mugabo yahise yirukanka sinzi ahantu yazimireye buracya bigeze mu gitondo mu masaha ya saa 12 ejo ku cyumweru araza aravuga ngo nagiye kubona araje agera hano ngo nta mafaranga yanjye mwama aho ngo nta mafaranga twigeze tubona aragenda bigeze mu masaha 4 azana inyundo njye nagiye kubona azanyakanya inyundo yaje yitwaje ashaka kuyikubita uriya mudamu mu mutwe uriya mudamu hari umugabo wese azahita yakira uwo mugabo iyo nyundo arayimwaka birongera bigeze ku mugoroba mu masaha y'ikigoroba saa 12 uyu mudamu baraje agera hano aricara mbese duhagararanye nawe yicaye tujye kumva umugabo araje tujye kubona ageze hariya na ya nyundo ayifite yayishe mu mwenda araza agera hano aravuga ngo nta n'umuntu ugishaka mu mafaranga yanjye aravuga ngo nese amafaranga ko nawe nigeze mbona ndaguhaye nkuye he ngo reka nze nkwereke uriya mudamu araza amungira inyuma hano amungira nk'inyuma ndavuga ngo ariko wamuhunze atakwica amuhungira nka hariya uwo mugabo arakomeza aramukurikira komanda arakomeza aramukurikirana amumanukana hariya hepfo niwe yamukubita iyo nyundo babonye yimukubita nyine wari yamukubise inyundo 3 z'umutwe nitwa Nagirtimana Jean Pierre tuye mu mudugudu ntuye mu mudugudu wa Mbabe ariko nkabashinzwe irondo hano mu ntuzi uri umuyobozi mbese nawe nshinzwe irondo tubwire neza rero cyo kibazo giteye icyo kibazo nkura mu kagari ka Kimwe icyo kibazo twa turi ku murenge nimugoroba twumva bahamagaye afande w'imodoka ati harara kumenya bishumuntu ati umuntu amuteye inyundo ariko uwo mugabo kumwita komanda kera abaye umusirikare ni demo ariko ngo ni umuyobozi muri uyu mudugudu ni umuyobozi ashinzwe umutekano ubwo rero abayobozi baje bahageze basamubona kuvirana nibwo basamufata bamujyana kwa muganga kuvuze ko ukora mu bintu by'umutekano nawe niba ntibeshye na komanda nibyo yakoragamo undi komanda asanzwe ari umuntu umeze gute komanda arakorana n'umugenzi wawe komanda ni izina bamwitiriye nyine asanzwe yitwara gute imyitwarire ye ni umuntu mwiza tabongera nzi ko anywa inzoga ntabwo tuzi ko anywa inzoga kamubona gutyo gusa ariko ntabwo tuzi ko anywa inzoga ubwo rero barazaga yisobanura avuga yuko bageze gute wamutwa amafaranga 80 n'ubu baracyabivuga kuvuga ngo bamushikira ubugenzacyaha yitabye amategeko ikibazo ukuntu giteye sasa rero byatangiye ku manywa nka saa 6 aratangira ariko tangira twibwira ngiye banyita mwumva neza Fabrice ariko bakaba banzi ku izina David noneho icyo kibazo byakomeje gucicikana mu magambo bagenda babisubiramo ko inkuru zagenze noneho yigeze kuza nka saa 5 z'amanywa ninde waje uwo bitirire witwa ngo ni Fande niryo zina ni komanda niryo zina muziho ariko ngashinzwe n'umutekano mu mudugudu noneho baraserera mwaka amafaranga ngo ni 80 baramubwira na amafaranga wasize hano nibwo yavuze ngo afite inyundo agiye kuyimukubita abara yitaje abantu be baramufasha atega igare aragenda bigeze nko mu masamo yagarutse hano tugiye twumve turi hano hepfo gatoya hafi n'igisoro umuntu aza ari kutugwa impande we kumukubita inyundo nibwo bandi batabaye agiye kumuhamya inyundo nk'iya gatatu yamukubise inshuro zingahe yamukubise inyundo imwe nabonye amanura ya kabiri agiye kumukubita bari aho hafi kwera ngenera indi hino yaho be baramufasha nyine maze guhunga nahise n'umwana w'ahantu narindi ngo nagenda nzana amafaranga ari mu ishakoshi kuko numvaga ko ngomba kuba ngiye muhunze kugira ngo nawe ashyire ubwenge ku gihe abanza yanareza ahantu hose inzira zose ari yaciye imvana amafaranga yaburi ngo cege hari ryari yabaga ataragukubita inyundo nibwo bwari ubwa mbere nyine ayizanye ndarayimusha ndagenda noneho bayabonye atumye umwana baramubwira ati uvuye mu nzu kandi nyiri urugo nawe uhari ukuyemo iki kuko nari mutumye sharijeri n'abo mafaranga ubwo arabwira atero dore ni sharijeri n'amafaranga bari bantu n'amafaranga yaranu ni bande bamubazaga ubwo hari uwo ngo bita Korode na mukecuru sinzi abantu kuko hano hasi hasigaye ngo n'undi bita Muzehe hano hasi hasigara abantu nyine arabwira ati nta mafaranga naringize nabari bantumye ubwo amafaranga nawe nayafashe ku wa gatandatu mu gitondo muri sosiyete mbamo ari 36,000 nyine ndavuze ko no mu rugo rwacu nacyo twari dufite byose twari tubifite ndazanije kugira ngo ishakoshi yose nanayitaho rero ubwo nzi ko natekereje agatima ndavuga ni naya mafaranga mu nzu
kandi nta muntu usigaye mu rugo ko n'uyu nguyu ntabwo yari ahari niko kuyatuma rero uwisiba yari akagira ngo amafaranga ngo yavuye mu nzu ngo yavuye ndabwira mujye mu itsinda niba adasanga nafashe itsinda ry'ibihumbi 36 ayo mafaranga ndayamusubiza. bivuze ngo nta mafaranga mwigeze mutwara ya komanda? Nayo rwose nayo ntanashyira n'ubwenge kujya wamuga nibuka n'ahantu hananywereye ibuka n'ahantu byagenje gute nayo. n'iminota 20 nibwo bampamagaye ndabyuka nabagezeho saa 9:25 nasubiye kuryama saa 9:30 noneho birangiye ubwo turaryama buracya mu gitondo njya ku kazi ndabyuka njya ku kazi ngiye ku kazi aho nziye nagize mu rugo hano saa 9:30 saa 10 noneho muri iyo saha ya saa 10 mpasanga witwa Mukamuyango bita Mama Ida ari kumwe n'umudamu wanjye nuko bicaye nuko batangiye kumpa makuru nese byagenze bite haruguru hano barambwe bati mukuru arinda ngo yiriranwe inyundo afite inyundo avuga ngo ariko gwe yaraje akanogosana nazirandaya bakajya mu nzu bakavuga bati amafaranga bakarayamwima ngo bwa mbere bamuhaye 25 bageze aho arayanga ati ndashaka amafaranga yanjye yuzuye ariko Mama Buduru witwa ngo Mama Buduru ngo hari amafaranga yakwiye kwidirishya ngo ibihumbi 10,500 ngo aya mafaranga 10,500 ngo yaramuhaye yabinyibwiraga nimugoroba noneho ndamwise se yayafashe ati nayo yayanze ndavuga rero niba nise ko ndamwinja nise nimbwira kuko amafaranga bayatwaye ati uriya mugore yayatwaye avuga Mutesi Mutesi ngo yayatwaye ati bantumye skoro ati njya kuzigura ati basigara mu byabo ati basigaye mu byabo ati ngewe ndaza barangije ibyabo ngo skoro baraza barazinywa barangije kuzinywa ngo ubwo komanda ko yasohotse sinkuzi n'ubwo buryo amafaranga yatwaye sinkuzi icyo nzi cyo nuko ngo mu gitondo yaje n'inyundo arababwira ati ngewe nimutama amafaranga yanjye ati haraga umuntu bakimara kubivuga ubacumbikiye yarabyumvishije ahita akubita akaruhuka umuntu ati komanda avuze ko ari umuntu ati ngiye kwishinganisha ubwo yasanze mu saa 9 mvuye ku kazi ndaza arambwira se ndandika raporo mvuga ngo iki se ari uwibwa amafaranga nta kiba irego yangejejeho ari aba badamu ntabyo nabonye bindi nta kiri kintu nabonye uwo mama mutondo arababwira ati ngewe rero ati ndavuga nti kuri ngege aho ngaho ubirukane batuvire mu mudugudu kuko abantu bashaka guteza umutekano muke ntago nge mbumva noneho ubwo mama mutondo arambwira ati ngewe rero ati niba tambira aho ngaho mwirenge ibiruze kubabaho nese ndatanga raporo ari wibwe ntiyandegeye abo ngabo bo bambwiye bati amafaranga nubwo barayahakana ariko Mama Buduru arampamagara ndabwira nti se mwakoze ibishoboka ayo mafaranga mukatanga ko numva ari buze guteza ibindi bibazo mugatanga ituze n'amahoro aho kugira ngo haze kuba kumeneka amaraso Mama Buduru arambwira ati ngiye kugenda mwigishe ati wenda arayaba ubwo arampamagara ati namwigishije ati yanze kuyatanga kumbi ubwo yanze kuyatanga ndabwo ni rero ubwo we ngo witwa Murage nawe ni ubushinzwe iterambere hano muri mudugudu aravuga ati uwo mudamu mubwe ntarare muri mudugudu ati kuko naravuga ati komanda yarakaye ati ntago baramubana nibatoma amafaranga ye
noneho ubwo uwo Josephine arazambwa ati ngira twindishinganisha ndabwo se burishinganisha ni gusa ndamenya nandika ngo iki ari uwibwe ntiyandegeye wowe ibirahure byawe babigushyiriyemo ese ubundi ngeze ndatekereza ibyo birahure babishizemo mu ruhe rwego ninde wabishizemo ko babimenye ninde wabishizemo ngo niba ari abagore babishizemo nese babishizemo mu mafaranga bakuye he ati simbizi noneho mama Budura arampamagara arambwa ati rero ati ngewe ati urura rwose ndaruramo ati kuko yavuze ko ari umuntu ati natamwica ngo yaguze inyundo ngo arimo kwigenda hano ku mufuka noneho ndamubwira rero ati sindaruraramo ntigewe rero icyo ndabakorera mukoresha ibishoka byose mutanga ayo mafaranga nimutayatanga rwose mushaka kudushyira mu bibazo ubwo arambwa ati ngiye kumwigisha nari mu gukira igisoro hano nimugoroba hafi mu masaa 12 noneho ubwo arampamagara ati rero ati yanze kuyampaka kandi ngo umuntu yabize ngo niwitwa Media atuye muri uyu mudugudu hari acuruza inzoga niho bajyaga kuzana izo nzoga muri iryo joro ubwo mukanya ubwo tukikine gisoro haje umugabo witwa Musore ararya yashinzwe ku komisiyoneri araza arambwira ati ntubuki ndabwiye nti rero nukujya gushukura mu ndobo nta buki mfite ati ntacyo tibwo nshaka n'umuti ndahaguruka n'igikine gisoro nkuko bari mu gukina gisoro tani impagaza hanga fata igisheke navuga nti igisheke kandi nyitware ngende mbe niri igisheke mu rugo nta kundi kintu ndakora turagenda tugeze ahangaha tukina ubwo ngiye kumuhubuki nagiye kumva numva umuntu aturutse inyuma yanjye abaduciyemo barajirukanka na hano amukubita inyundo ya mbere hano wararebaga ndareba n'impagaze aho umukobwa ahagaze amukubita inyundo ya mbere hano amukubita iya kabiri hano ndavuga ariko sisha uyu muhungu yarahavuye hari abandi bari mu kintu gisoro Saidi n'undi muntu telefone banayihamwe ibi amaze kumukubita inyundo ya kabiri iya gatatu mpita mubuka hari aho narindi agiye kuyikubitsa mba nayifatiye hejuru gutya nkimara kuyifata mba ndayimwambuye nkimara kuyimwambura agiye kwirukanka hano ndavuga wisha umuntu none urashaka kugenda ura musore ari muri ya modoka ariko agiye gusimbuka hano mba ndamufasha ndakura nti urica umuntu warangiza ugashaka kwirukanka ntimukomeza sha noneho mbwira abo haruguru mama Mutona barahageze akimara kuhagira azana igitenge aramufubika ari hano arimo kuvirira hano baramufubika maze kumufubika mujyana umuntu kwa muganga ntiyungu yiwe ntaducike mbwira abo twari turi kumwe ntabacike mumenye ko yabaye musika ntabacike nakazi kanyu muri rengeye ibibazo byanyu nuko baramufata baramujyana hanyuma nawo bamujyana kwa muganga kuri Detani ubu ngubu komanda ari he komanda arafunze kuri RIB ariko ubwo mukanya none ahangana ngiye mu Biryogo hari ibintu ngiye kurebayo sanze hariya ariko mama gataho ngaho ibiyo bimaze kuba mama Buduri yamamagaye ati ese bimeze bite nteriko mwatanze amafaranga y'abandi kuko amafaranga agiye kurikora arambwira ati se ati bimeze bite ngiye kugenda murebe ati ntibarangije ntiyagiye kwa muganga ntisinzi iyo yagiye kwa muganga ntibarangije n'undi twamujyanye kuri RIB ibyo amafaranga mukoresha ibishoka byose mutanga amafaranga ngo komando ari kuri RIB hani Masaka noneho birangiye ngiye mukanya ntambese ngiye hariya sanga wa mama Buduru ngo bareba damu yaramuhamagaye ngo agende uriya mama Media amango amafaranga arayabima ubu nsanze bari mu gushwana ngo amafaranga ngo ndayahaye mama Buduru undi ati ntayampaye bari mu gushwana ibintu nababwiye ko mubikemura hakiri kare none cyarangije kuba ayo mafaranga mutatanze kare ibyo nakazi kanyu mwe kuntera igihe ndikomera ubu ngubu nk'ubuyobozi murimo gukora iki nk'ubuyobozi twe turimo gutanga amakuru no gutanga amaraporo y'ibyabaye